niyo tubakira ibyo wasaza twese turi abana beza tubaha barimo. Ishuri ryacu ni paradizo, twigira hamwe dufatanye cy'urukundo, turi abana beza b'inkoramutima. Primary 2 niho hatangirwa inzozi z'ejo. Telekeza Fiona ni umunyabwenge, yandika neza kandi yora aseka. Dore Mutesi Sholo ni ntwari y'ubupfura, akunda gusoma agakundwa na bose. Dore Ingoga Joshua muhanga mu mibare, Tony Rumva Kwizera Janvier afite impano nyinshi zidasanzwe, iyo avuga bose baramwenyura. Dore Iranzi Faida umutima wa zahabu, afasha abagenzi be uko ashoboye. Dore Masengesho Isa akunda gusenga cyane. Dore Irahoza Cedric arangwa no kwitonda, yubaha buri wese kandi akunda ishuri. Paul na Sasiralia akunda gusoma no kwandika. Ishuri ryacu ni paradizo, twigira hamwe dufatanye cy'urukundo, turi abana beza b'inkoramutima. Primary 2 niho hatangirwa inzozi z'ejo. Dore Mugisha David umusore w'icyitegererezo, abana bose bamurereraho. Beka Kwezi Gift ukeye n'izuba, agira urukundo mu bandi banyeshuri. Dore Mucunguzi Jonathan arangwa no gutekereza cyane. Dore Ngenzi Shani Owen afite impano yo kuririmba, iyo aririmba buri wese arishima. Dore Wema Brighton umuhanga mu ndimi. Dore Uwamwezi Justine arangwa no kuganira neza, akunda inshuti kandi orayishimye. Dore Irakoze Pascaline arangwa n'ubwitonzi, abarezi bose bamushimira imyitwarire ye myiza. Mukama Darusi n'umwana w'umunyembaraga. Ishuri ryacu ni paradizo, twigira hamwe dufatanye cy'urukundo, turi abana beza b'inkoramutima. Primary 2 niho hatangirwa inzozi z'ejo. Turashimira ishuri cyane class teacher wacu teacher Mugisha n'abandi barimu bose n'ababyeyi. Primary 2 icubakira inzozi, kuri Bright Moon turabambe.